gusa hari ibyo tuvugaho tubifitiye fact. Illuminati ibikorwa byayo birazwi. Bruce Melody yarasinye of course, nabibabwiye bushize, nabonye comment mutongana, bamwe muravuga ngo ni ishyari. Ndagira Bruce Melody ishyari ngiye nkorana nawe ko none n'umustar ngiye ndumunyamakuru ko nta hantu mpuriye na Bruce Melody, ahubwo ndagira ngo mbatangaze mbereke icyejo kiri imbere, icyo Bruce Melody ari gutegura, icyo gihatse kizaba ari kinini ku ruhande rwe. Of course azunguka, azabona fame, azakundwa na benshi, azabona amafaranga, biri kimwe cyose kizahinduka nk'uko ubona Diamond Platinum byahindutse ndetse na Eddy Kenzo. Yes, bisobanuye iki? Bruce Melody ubu tuvugana Bruce Melody ategereje igisigaye no gutamba igitambo. Iyo album ya Bruce Melody ntishobora guhaguruka kuva hasi amaze kuyisohora ataratamba igitambo cy'amaraso, kandi amaraso ya hafi mu muryango. Nkuko twabigarutseho, nyina Bruce Melody yitabye Imana, yarashyinguwe. Imana hiri mu ijuru, imuhereze iruhuko ridashira. Sekuru yarapfuye, Bruce Melody turabizi. Nyirakuru yarapfuye. Isa Bruce Melody nakatuvuga ko tutabyiteho cyane kuperereza ngo tumenye, ahubwo Bruce Melody sindabona postinze se. Oya, ahubwo urumva ko imiryango ya hafi we nakatuvuge ngo na mukuru we ntituramubona, ahubwo ngo uyu mukuru wa Bruce Melody, uyu ngo ni mushiki wa Bruce Melody, ibintu ntabyo tuzi mu Rwanda. Bunashobora ko yaravutse ari kinde gisoke. Ariko hagati y'umugore n'abana Bruce Melody agomba gutambamo igitambo kimwe, kandi ikibazo gihari ni kimwe: umugore mutasezeranye mu mategeko ya leta ndetse n'imbere y'Imana ntago Illuminati mwemera. Urakeka Bruce Melody agiye gutamba iki? Aha, nizere ko mumeze neza mwese abakurikirana Kabasi TV. Turabanje gushimira cyane wakoze subscribe ndetse na commentinga kugira ngo dushobore kubana nawe 5 kuri 5. It's your boy Seth Lenzo, Kabasi TV show, nkaba ndi CEO. Then banje kubasuhuza kuba afite imyemerere nk'iyanjye, kamba basuhuze ngira nti mu izina rya Yesu Kristo amahoro y'Imana abane namwe. N'abafite kwemera gutandukanye no kwacu kw'Abayisilamu banje kubasuhuza ngira nti assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh. Then uyu munsi wa none tugiye kuganira ku kintu nagarutseho ubushize. Ndabizi wenda mwe mwayifashe uko mubishaka, abandi mubifata nkaho ari ibinyoma, gusa ndagira ngo mbereke ukuri kwahabaye cyangwa se impamvu bihari. Wakwibaza ngo tugiye kuganira kuki kuri uyu munsi? Uyu munsi tugiye kuganira kuri Bruce Melody, muhanzi nyarwanda ndetse waciye ibintu bivuga ko yatwaye igikombe cy'umwaka ushize 2023 Trace Award. It's okay, nta cyaha kirimo. Ariko nagarutse mbabwira ko Bruce Melody yagiye muri Illuminati cyangwa bamujyanyeyo. Mubanza kubihakana bamwe, ndagira nkwereze ukuri impamvu Bruce Melody ari muri Illuminati. Bruce Melody ubu tuvugana hashize amezi arenga 3 yarakoze indirimbo yafunga macho. Funga macho ikora remix n'umuhanzi mu gihugu cyo muri Amerika witwa Shaggy, akaba avuka muri Jamaica. Thank you very much. Bakoze na video nubwo nk'abwo mwayibonye yari video itari official. Gusa ikibazo gihari ni kimwe: Bruce Melody ubu tuvugana amaze ukwezi kose mu gihugu cyo muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Ariko nawe ushobora kumbaza cyangwa se nka kubaza, ese Bruce Melody muri Amerika ari gukora yiki? Nawe ushobora kubyibaza, nanjye bwanjye nkabyibaza. Igisubizo gihari ni iki ngiki: Bruce Melody nyuma yo kuva Kenya yagiye muri Amerika, ubu ni yari ariko akaba tubwira ko nk'abanyarwanda cyangwa abafana mu mufana cyangwa nanjye ubwanjye ndimo cyangwa umuhanzi nyarwanda umustar, yego ntabwo tubyanze n'umukozi, amaze amezi angaha adakora. Ese tuvuge ko yabuze indirimbo zo gusohora? Atubeshye album izasohoka mu kwa 5. Album ntabwo tubyanze, album izasohoka of course, ndabyemera, ntabwo mbihakanye, ntabwo mbishidikanyeho. Ariko ikibazo kirahari kirabaza ngo ese Bruce Melody iyo album zimpamvu agiye kwitegura, uzi impamvu aya masaha turi kuvuganiraho ari mu gihugu cyo muri Amerika? Uzi impamvu Bruce Melody amaze amezi arenga 4 adakora indirimbo? Impamvu ni iyi: Illuminati ifite ibintu igenderaho. Turi kumwe? Illuminati ubu Shaggy yamwinjije mu gikundi cya Illuminati, ariko hari amabwiriza agomba kugenderaho. Impamvu amaze iminsi ingana gutyo cyangwa se amezi angana gutyo adakora indirimbo n'imwe, atayisubiza ko yafunga macho, nta collab, nta ndirimbo yo ku giti cye. Impamvu ni amategeko ngenderwaho ya Illuminati. Ushaka kumbaza ngo amategeko na yahe?
kangusobanurire. Katurere Kanye West. Kanye West akora album ya mbere amaze gusinya muri Illuminati yapfushije nyina. Icyo kiganiro ndumva Rocky kirabiranya yaragikoze, abenshi mwarakibonye. Gusa ndagira ngo ngusubire inyuma nkwibutse ko Illuminati iyo umaze gusinya muri Illuminati nkawe ukaba ambassador cyangwa se ukaba member wabo, ukura album, ko iyo album igomba gucuruza isi yose byanga cyangwa ubyemere. Album Bruce Melody yatubwiye ntago tuzi ngo ari kuyikorana na bande, ese harimo collabo zingahe, indirimbo baza featuringanya cyangwa se azazikora ari umwe ku giti cye, album zabe ifite indirimbo zingahe, byose nacyo natumenyesheje. Bisobanuye iki? Azazana ikintu kiremereye, ariko iyo kintu mbere ko akiza nawe nkawe umuhanzi nyarwanda ugiye muri Illuminati wa mbere, ibitambo agomba gutanga, ibitambo agomba gutamba bigomba kuba biremereye kugira ngo n'inyungu azabona ziremereye muri album azakora. Yes, ushaka kubaza ngo ibintu kuvuga ngo ndungomikuye nanjye ubwanjye nkakubaza, ese wowe nkayo nk'umuntu nyarwanda cyangwa umuntu ufite ubwonko butekereza, Bruce Melody for this time muri Amerika ari gukora yiki? Aragenda akagaruka, akagenda akagaruka, akagenda akagaruka, uzi ari mu gukora ibiki? Ese tuvuge ko indirimbo iyo album ari kwandika cyangwa se album ari gutegura yo guha abafana, iyo album azayikora mu gihugu cyo muri Amerika? Production izabira muri Amerika cyangwa uzabira mu Rwanda? Ndamya neza kuzasanga iyo album indirimbo hafi ya zose zarakorewe mu gihugu cy'u Rwanda. Audio ukibaza ngo nari kutubwira ngo iyo album azayisora mu kwezi kwa gatanu, ukwa kane tukaba tugiye kugusoza kwa gatanu, iyo album izaba yararangiye kandi yirirwa muri Amerika? Nawe wabyibaza. Bruce Melody igitambo ashobora gutanga rero, Bruce Melody igitambo nshobora guhamya neza akagomba gutanga, icyo mpamya neza ko ndahamya neza nanjye ntashidikanyije n'ahandi, Bruce Melody nyirakuru yarapfuye, Bruce Melody nyina yarapfuye, Bruce Melody ashobora kuba ntasagira cyangwa atamuzi, icyo si ikibazo, ariko Bruce Melody ku bana afite either agomba gutanga mu mwana umwe kugira ngo igitambo cye gikora akazi muri Illuminati, iyo album yishobora kugurisha. Simuharabika, simucira urubanza, ariko niko Illuminati ikora. Ushaka kwibaza ngo kukindi kwishibanda cyane kuri Bruce Melody. Bruce Melody buryo urebye ni umuhanzi nyarwanda ukunda fame. Bruce Melody akunda gutwika, nizere ko mubizi neza. Niba Bruce Melody ari umuhanzi nkuko abyita ngo ni umuhanzi wa mbere, akaba afata umwanya ugasuku na Dumba bakamushyira kuri video, bakavuga amagambo atayunguruye, amagambo atabateguwe, amagambo adafite hepfo na ruguru, bisobanuye ngo akunda kamera, akunda kumenyekana. Bruce Melody yakunze cyane hiti, bisobanuye ko agomba gukora buri kimwe cyose bamubwiye akacyumva vuba, bitewe n'impamvu zo kuba ashaka kuba umustar ku rwego rw'isi cyangwa se kuba ayoboye. Thank you very much. Bruce Melody ngo ari muri Amerika. Niba ari muri Amerika ntabwo tubyanze, album reka tuyitegereze tuyirebe. Ese wowe niba nawe turi kumwe ku murongo, banza wibaze ngo Bruce Melody impamvu adasezerana ni iyihe? Bruce Melody afite amafaranga, afite umugore yamubyariye abana. Niba ushaka gufata V8 cyangwa V8 ukayiha impano, ukayiha umugore wa nk'impano yo kuba mwarabanye neza ndetse yakubyariye abana, kumujyana mu murenge ukarahira, urumva ari ikintu cyamunaniye cyangwa yabanje kubitekerezaho? Twikwinjira mu buzima bwe cyane wenda, ariko ikibazo kirabaza giti, ese Bruce Melody nkawe muri Amerika ibintu ari gukorayo ni ibihe? Nta na kimwe kizi mu bungu wanyereka. So Illuminati ubungu uri kumwigisha amategeko ngenderwaho, ibintu agomba gukora ndetse ibintu agomba kumva, bakamushyira muri groupe neza. Of course kugira mo yagezemo, ariko icyo gitamba agomba gutanga. Ndagaruka nkubwira ko either nadatanga umugore we, kandi umugore utari wisezerana ntabwo Illuminati mwemera. Not umugore mutasezeranye, mutakoze ubukwe imbere y'amategeko y'Imana ndetse n'amategeko ya leta, ntabwo Illuminati mwemera. Katuvuga ngo Bruce Melody ashaka gutamba umwana we no bana afite. Impamvu ashaka kumutanga siyo wa mbere wabutambye umwana. Niba Kanye West yaratambye nyina, it's okay. P Square batanze nyina,
Eddy Kenzo yatanze umwana, Diamond Platinum yatambye nyirakuru. Ibyo ndumva tuzabigarukaho mu kindi kiganiro neza kugira ngo tubigaragaze ukuri kuzaba guhari. So kintu nakubwira kimwe cyonyine, Bruce Melody iyo album ari kutubwira reka tuyitegereze turebe ukuntu izaba ihagaze, ariko natwe twibaze nk'abantu ese kuki adakora izindi ndirimbo. Nuko bamuhaye gasopo. Iyo umaze gusinya muri Illuminati, umaze gusinya iyo umaze gusinya muri Illuminati usohora album, ariko iyo album ikaza ihetse ibintu binini cyane, urumva, ikaza ihetse ikintu bita amafaranga, fame, gukundwa n'abantu benshi. Ibyo byose ndabizi neza cyane ko iyo album izatwika, nibyo ntabwo tubyanze. Ariko icyo gitambo azatamba wowe urakeka ari iki? Ese impamvu ari muri Amerika ubu ngo tuvugana cyagiye ari mu interview ari kumwe na Shaggy ngabo muri Rwanda Day, araza araperforminga akajya mu gitaramo ari kumwe na Shaggy, wenda ntabwo igitaramo ntabwo cyari icya Shaggy cyangwa Bruce Melody, gusa barabatumiye, batumiye Shaggy na Bruce Melody abiziramo, ntabwo tubyanze. Then ubu ngo afite performance muri Amerika, afite imishinga ari gukora muri Amerika. Ubushize ko nako Kigali twabonye baguze ikipe ya football ya basketball. Ese iriya kipe ni ndi managing ni Gael? Ejo mwe tuzaza kuba ndagira ngo usome iyi message yo kuri Rwanda Day. Reba kuri Rwanda Day baravuze ngo abahanuzi bahanuriye Bruce Melody ko coach Gael ashaka kumutwara muri Illuminati. Abo bahanuzi bavuye. Soma neza mu magambo, yasome neza. Wabyita itangazamakuru cyangwa kuba itangazamakuru tuba twabuze ibyo kuvugaho. Gusa hari ibyo tuvugaho tubifitiye fact. Illuminati ibikorwa byayo birazwi. Bruce Melody yarasinye, of course, nabibabwiye bushize, nabonye comment mutongana, bamwe muravuga ngo ni ishyari. Ndagira Bruce Melody ishyari ngiye nkorana nawe ko none n'umustar ngiye ndi umunyamakuru, ko nta hantu mpuriye na Bruce Melody. Ahubwo ndagira ngo mbatangaze mbereke icyejo kiri imbere, icyo Bruce Melody ari gutegura, icyo gihatse kizaba ari kinini ku ruhande rwe. Of course azunguka, azabona fame, azakundwa na benshi, azabona amafaranga, biri kimwe cyose kizahinduka nk'uko na Diamond Platinum byahindutse ndetse na Eddy Kenzo. Yes, bisobanuye iki? Bruce Melody ubu tuvugana Bruce Melody ategereje igisigaye no gutamba igitambo. Iyo album ya Bruce Melody ntishobora guhaguruka kuva hasi amaze kuyisohora ataratamba igitambo cy'amaraso, kandi amaraso ya hafi mu muryango. Nkuko twabigarutseho, nyina Bruce Melody yitabye Imana, yarashyinguwe. Imana hiri mu ijuru imuhereze iruhuko ridashira. Sekuru yarapfuye, Bruce Melody turabizi. Nyirakuru yarapfuye. Isa Bruce Melody nakatuvuga ko tutabyiteho cyane kuperereza ngo tumenye, ahubwo Bruce Melody sindabona postinze se. Oya, ahubwo urumva ko imiryango ya hafi wenda akatuvuga ngo na mukuru we ntituramubona, ahubwo ngo uyu mukuru wa Bruce Melody, uyu ngo ni mushiki wa Bruce Melody. Ibintu ntabyo tuzi mu Rwanda. Wenda ashobora kuba yaravutse ari ikindi gisoke, ariko hagati y'umugore n'abana Bruce Melody agomba gutambamo igitambo kimwe. Kandi ikibazo gihari ni kimwe, umugore mutasezeranye mu mategeko ya leta ndetse n'imbere y'Imana ntago Illuminati mwemera. Urakeka Bruce Melody agiye gutamba iki? Bruce Melody ari muri Amerika, nta kindi kintu ari gukorayo, ari mu butinganyi, bari kumurya k'inyuma. Bruce Melody nta kindi arakandi kaza afite muri Amerika, tuvuge ngo ni businessman, ni umuhanzi, nta show ari gutwereka zo hanze. Aho yirwa kuri YouTube na bagasuku na badumba bavuga ubusa n'ibindi bikobwa by'ibiraya. Bruce Melody cyane gukora hanze nta kindi, bari kumurya k'inyuma. Kandi ntago mpamya neza ko yaba yaragiye wenyine, kuko ibi bintu ntago Illuminati ntago ikoresha umuntu. Nkuko nababwiye ko bashaka kumuhindura ambassador w'abatinganye mu Rwanda. Bruce Melody ashobora kuba yatwaye n'abandi batipe batingana, n'abandi bazungu ndetse n'izindi nzego nkuko zigiye zikurikirana muri Illuminati. So icyo nakubwira ni kimwe cyonyine, Bruce Melody Illuminati yayigezemo. Of course Bruce Melody agomba gutamba igitambo, either umugore cyangwa abana, kugira ngo abone fame ndetse n'ubukire. Bruce Melody ubu ni umutinganyi wemewe n'amategeko muri Illuminati. Twamubonye ejo bundi ari gutembera
mu muhanda mwe, wari umuhanda mwiza by the way, mwarawubonye namwe, yambaye neza, yambaye imyeru, kibaza ngo biriya bintu kutwereka niho kazi agomba gukora. Ejo bundi yatutse The Ben, ngo The Ben ngakunda imikino, ngo The Ben ngo nagiye kumureba, ngo dukora indirimbo, ngo yigumira mu mikino, ngo we ni munyakazi. Biriya bintu kutwereka YouTube du short video niho kazi twamutumye kuririmba muri Amerika. Ari kuki? Ari kurya amafaranga y'abazungu, yego ntago mbyanze, ariko nabo bari kumurongora mu kibuno. Usiga gute umugore n'abana ukamara amezi 2 utari kumwe nabo, nguri mu kazi? Akazi arimo ni tuwa yagiye gukora muri Amerika, ko twabaye tuwa ya Kenya. Iyi Amerika yakoze ni iyihe? Akaba yabari kutwereka wenda. So my people, commentinga, ese ibyo nkubwiye waba wumva bifitanye isano n'ibyo wenda ukeka? Ese ibyo mvuga waba wumva ko bifite fact? Cyangwa tubereka amafoto ari kumwe na Nuza na Shaggy bari kumwe inzoga ahantu hihishe bari mu cyumba? Reba Shaggy na Bruce Melody bari kumwe mu nzu, wakeka bari kuyema ishinga yindi. Bruce Melody arubatse, Shaggy nta mugore agira. Thank you very much. Either Shaggy katuvuga ko yabaratandukanye n'umugore we, ibyo ntago dushaka no kubimenya, ariko Bruce Melody nk'umuhanzi nyarwanda ufite indangagaciro zo mu Rwanda, umugabo asiga umugore we akajya kwifata uruvideo ari kugenda mu muhanda akabukira hanze, umugore mu rugo amukeneye n'umwana n'abana ndetse kumureba bamukeneye, akaba amaze amezi ukwezi kugiye gushira n'igice asubiye muri Amerika. Nta kazi afiteyo gafatika tuvuge ngo ari muri aka kazi, nta gatwereka ari muri studio tuvuge ngo ari recording indirimbo runaka. Reka da, ari mu mihanda kumwe na Shaggy, bari New York, ejo bagiye Denmark, ejo ngo bagiye hehe, my dear, bari kumurongora mu kibuno, bari kumutinga. Nta kandi kazi afite muri Amerika kugira ngo ibyo bamusabye muri Illuminati abyuzuze. Niba ari amaturu bamusabye yo kumurya bayamurye, ari muri Illuminati, ari muri Amerika. Niba ari ibyo agomba gukora abikore, then nyuma. Ariko icyo nakwibutsa kimwe cyonyine, ibi ndabivuga mbihamya, Bruce Melody mbere ki album isohoka ikajya hanze cyangwa n'isohoka ikajya hanze, muzumva ko hari umuntu w'umuryango we hafi uzapfiramo muri ibyo bintu. Yari Kabasi TV show, yari Setirenzo CEO. Niba ubyumva nkuko mbyumva, hawushyiramo comment aho ngaho. Gusa icyo nakubwira kimwe cyonyine, Bruce Melody ari muri Illuminati, ubu ari kumutinga muri Amerika. Agomba no gutanga igitambo, yatamba umwana, yatamba umugore, yatamba murumuna we, yatamba mukuru we, agomba gutamba igitambo cy'umuryango w'amaraso ye, kugira ngo iri album ari gutegura izabone FM, izakundwe n'abandi. Subscribe yawe ikenewe kuri Kabasi TV. Nta kintu tugusaba cyonyine, respect, we love you.